ngiye nigeze gufata umugabo wanjye ncinya magabe umufatira he mu cyumba cyanjye ku muntu tuvukana mu family ahantu hari twaduhura nubwo bari kuri moto aha yihuta bingana iki azagarika umotara kansuhuza kandi tugasuzanya neza cyane ubwo ni muri aho mamudo ndababwira nti rero ejo kuri anniversaire uramunza ambwira ko mukunda wewe njyewe nyine niwe wamupropose ngo nyine muri cyo giterano nibwo nzayitanze njyewe narabombotse mbwira nsohora papa mu rusengero aho naramusoye mu rusengero ndamubwira nti uri kwa kara kauba k'umutuku niko kantwaye ndakuramukije wowe ufunguye iyi video nkwifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana aho uherereye hose ku isi muri Afurika muri Kenya mu Rwanda mu Bugande East Africa mu Burundi muri Congo ibihugu byose buzo muri EAC turabaramukije abari ku mugabane w'Uburayi abari ku mugabane wa Amerika mu Bushinwa muri Qatar muri Dubai abantu bari muri Dubai ibyo nizo bihugu tumaze kumenya bidukurikira biri ku mugabane wa Aziya abantu muherereye muri Canada Amerika y'Amajyaruguru Canada US abo namwe turabaramukije Amerika y'Amajyepfo ntiturabona abantu ntituramenya ko hari abantu badukurikira babayo ariko aho handi muherereye turabaramukije muri Australia namwe ntitubasize inyuma abantu bo ku mugabane wa Oceania turabaramukije tubifurije amahoro mwese Imana ikomeze kubagirira neza aho muherereye narababwiye ngo muze mutwandikira imijyi mugiye muherereyemo kugira ngo tumenye aho muri ubundi tuze tubasuhuza kuri Mike muri kumwe na Director Gabi ubundi tugiye kuba tuganira n'umumama dusangiza inkuru y'ubuzima bwiwe ubundi twizihirwe tuze gukanda back ubundi Imana ikomeze kubagirira neza mwaramutse mwiza neza namahoro meze ute meze neza ura amahoro yego ndamahoro uzamurirwa ikidogo abantu bakumva ndamahoro baramutse mwijwi ryawe mwaramutse mwese aho muherereye turabasoje mu izina rya Yesu rumuvuga butumwa oya yego tugiye kuba tuganira n'uyu mumama adusangiza byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo tubashe kumumenya tumenye na byinshi noneho twize kwizihirwa mwiza ahangaha uri kuri Afrimedia kurikiyo n'abantu benshi cyane ibihumbi byinshi cyane hagati aho utarakora subscribe kandaho twuzuza 100 turi kumwe warirubiye muri uno muryango ngaho bibwire ubundi bamenye umuntu turi kuganira kugira ngo tujanirane. Okay, ngewe nitwa Mwiza Chantal ndubatse mfite umugabo umwe n'abana babiri. Dusangiza ubukobwa bwawe rumeze gute wari umuntu uteye uti ni buhe buzima waciyemwo buri bankubukora ku buzima bwawe mbere y'uko ugera mu rugo? Gabi ngewe naciye mu buzima bugoye nkiri umukobwa. No kuvuga ngo igihe cyacu urabona wenda umaze kubibona kenshi iyo umukobwa akuze akuriye mu mujyi nakuze bigoye kumva umuntu umbwira ikintu cyo gukora. Nakuze nzi ko ngewe nyine mu mukobwa bwanje ngewe navuye mu rugo 2017 nja kwibana. Mfite imyaka 17 nyine. Kuko ndi muto nyine mu myaka nababibona wenda nuko nyine nariye cyane ariko ndi muto. Barabibona. Ndi muto cyane pe navuye mu rugo nja kwibana no kuvuga ngo naretse ishuri ngeze mu wa 3 secondaire. Noneho akaba hari abakobwa b'inshuti zanje bakora mu mujyi. Bafite amaduka mu mujyi bakora nyine bakorera abantu. Uwo mbwa nkubwira nti wowe wavuye mu ishuri ko bukora amafaranga ntaje ngiye kurivamo nze twibanire. Barambwira nti
umaze iminsi 3 utiga ndambwira nta bakobwa tungana nta umuntu n'umwe uzaja ku ishuri ni njyewe gusa kandi aho mu ishuri hari abakobwa banduta bakuru nta nakurikira batanangana n'uwo nkurikira ndambwira none ngiye ibintu by'ishuri ngiye kubivamo ngiye gukorera amafaranga ngiye gushaka ubuzima icyo gihe nigishwaga n'imishinga ino mishinga nyine banyigisha banyishuri ishuri nuko ngo nuko tagwaracikaga bakarungurira numva nta kibazo nari mfite ku ishuri ariko kubera urugomo mpita mva mu ishuri nushaka amafaranga nuko nama ntangira kwiga gukora inzara nta muntu wanyirukanye mu rugo noneho njyewe nagiriwe umugisha nyine urabona mu rugo hari ukuntu umubyeyi aba afite umwana akunda njyewe nakundwaga na papa cyane cyane n'ubu ngubu nubwo tutari kumwe ariko hari igihe ashobora gutelefona nubwo ntaba mpari akavuga ati mwagiye kumushaka tukavugana kubera ko ahantu hari bafite telefone nyine harimwe mu kwezi noneho papa akaza akunda abantu nakoraga watashe wambabarire watashe noneho abantu urabona twebwe ubwoko bwacu bw'abanyamurenge umuntu ashaka kubona akakubonamo ikintu utakoze cyangwa utakora noneho kubera abo bakobwa nagendanaga nabo bakagenda bakamubwira noneho nk'abayumbe basenganaga n'icyagiye protector zari zije ziharawe abantu bose bacuruza protector uwo duheta umukobwa wawe ni ikirara abakobwa ubonye abakobwa agendana nabo wambaye ukaja kumukora hari ahantu papa akavuga nawe yageze ahantu hamwe arambwira ati niba ibi ngibi ari byo bikunejeje kenda ariko uzaza wibuka kuza kuturamutsa basi mu rugo nuko mba mu bwo buzima tuba mu nzu turi nk'abantu nka 6 abakobwa icyo gihe twabaga hariya mu mujyi Australia ni ukuvuga ni hano muri Kenya uri kuvuga hano muri Kenya icyo gihe twabaga Kayore twari twaraje Gidurayi wenda sinabivuze ariko ubu mba Gidurayi twari twarimuka tuva Kayore turaje Gidurayi mba mu bwo buzima kuva 2017 kugeza 2019 nkora inzara mu mujyi noneho byaje no kubonanira nanirwa gukora inzara nkazaza wenda niba ari umuntu uje gusiga makeup nkamusiga ubwo buzima mubamo burantunga wenda narakoraga kubera ko twicaraga inzu wenda twari benshi mu nzu umuntu akazatanga wenda nk'igihumbi ku kwezi tukayahuza twese tukishura inzu urumva amafaranga nabaga nakora yose nahitaga njya kuyasurishamo mu rugo cyangwa nkayohereza hari nk'igihe navugaga nti ngiye nja mu rugo baranga ko ngaruka nkayohereza kubera ko musaza wanjye yarazanonkorera yarahazi ariko batazi ngo ntahaye ubwo buzima bwari bumeze gute rero bwo kuba muri ubwo buzima bw'abakobwa bw'urugomo njye nabonaga ari bwiza pe kubera ko nari umwana nyine n'imyaka nari mfite icyo gihe nabonaga ari ubuzima bwiza bwo kuba nta muntu ukubwira uvuye he ugiye he nabonaga ari bwiza pe nk'igihe twashoboraga wenda n'abakobwa tubana bagahita babimbwira ntewe wowe ufite nyoko na so muri Kenya kubera ko uza guhangayika ukora atuzi njyewe mfite ababyeyi hano muri Kenya ukuntu naba mbayeho neza namubwira nti njyewe ubuzima bwo kubana n'ababyeyi ntabwo nshaka mukuru wanjye ari aho ngaho mu rugo iwe yibanira n'ababyeyi nta kibazo afite nyine icyo gihe maze nyine kumenyera nyine ubwo buzima nkaja no mu rugo nkamara nk'ukwezi nkasubirayo ni ukuvuga ngo uravuze ngo baravugaga ngo ndikirara bageze aho baje kubibwira ababyeyi bawe bageze aho bagenda babivuga ariko se koko wewe wari ikirara njyewe ntabwo nari ikirara buriya reka nkubwire njyewe ubuzima nzi bw'ikirara ubwo nzi ko ikirara ari wa muntu wenda udafite iyo ataha urara aho abonye hose ubwo ni uburyo bwa mbere mfata mu ikirara nkabona ikirara wenda ni nk'umukobwa cyangwa umuhungu wenda ujya nko mu kabare akajya kunywa inzoga wenda n'amafaranga yakoreye ntagire icyo yafashamo umuryango nyine ikirara nyine wenda nari ikirara kubera ko navuye mu rugo
nkumvaga ibyo ababyeyi bambwira ariko nta kintu na kimwe nakoraga njyewe nakucuza navuga nti nakoraga nyine ikintu bavuga ngo ndi ikirara ngo mbyemere. kuva mu ishuri utaye ishuri ugata ababyeyi ngo ugiye kubana n'abakobwa bandi kubera urugomo wumva ataburara burimo? Nyine navuga ko ari uburara kubera ko nyine nakoze amakosa kuva mu ishuri nkanata n'ababyeyi ngo ndagiye gusa, ubwo ni uburara. Ariko byagezeho nyine aho papa nyakira arambwira nti wowe ndabizi ko nta hari igihe cyazaga papa akamubwira ati noneho mbwira umukobwa ugira amahame nawe uzaje kumuganiriza wumve agaruke mu rugo. Ndababwira nti se ko ndi ahantu ntuje meze neza ndi mu kazi kandi njyewe nta bintu bibi nzi ndimo, mwaritse nkigumira hano. Wenda icyo gihe ndi mu bakobwa ba mbere wenda nko muri Gidurayi niko nuvuga kubera ko icyo gihe njyewe maze kugenda 2019 mu rugo bahise bimukira Gidurayi. Noneho Gidurayi mukuru wanjye avuga ko afite murumuna we, noneho bivanye wenda n'umuntu wenda unzi wenda nabaga muri minisiteri yitwa Faya, abantu bagahita bavuga ngo ese ngo wa mukobwa ngo w'inzobe ngo mugufi ngo ba muri Faya ngo muravukana, akababwira nti turavukana, ngo none si wabaye ngo aba mu mujyi. Noneho abantu bikabatangaza ukuntu mba mu mujyi iyo abana n'ababyeyi. Icyo gihe naravuzwe, bamwe ngo narashatswe, bamwe bakavuga ngo narashatswe, abandi ngo ndi ikirara, abandi bakavuga ngo narabuze, ngo ntago ngo bazi yomba. Hose narabuze sinibazi yomba nza hafi buri cyumweru kubera ko arigiye papa ashaka kunkumbara agahita ambwira ati nkumbuye kurya ibiryo watetse, ashaka gusa ngo nkaza nkajya gusenga, tukajya gusenga nkirirwa mu rugo, ku mugoroba ngasohoka nkagenda, kambwira se waraye basi ati wapi ndagiye. Nuko ubwo buzima waje kubuvamo gute rero? Ubwo buzima naje kubuvamo igihe nahuye n'umugabo wanjye. Noneho nyine mw'ubwo buzima urumva ahantu nakoreraga hari abahungu benshi b'abanyarwanda, abarundi, abanyamurenge bakora inzara aho ngaho. Nza guhurirayo n'umugabo wanjye nyine mwako kavuyo kutaba mu rugo. Arambwira nti se tukimara kumenyana hashize nk'amezi nk'abiri yarambwiye nti se ubahe, ndambwira ni njyewe mbana n'aba bakobwa dukorana. Hehe se ndamurangira kandi uriya mugore arambwiye ngo ubana n'ababyeyi, ndabwira nta ababyeyi nyine banjye bari hano muri Kenya ariko simbana nabo. Ngira ufite ababyeyi ukabura aha ngaha mu biki, tegene ndi mu kazi ujya utaha se nti nuko nawe aguma nyine kumpatira akambwira nti utaha uje mu rugo nubwo wazaza ukora hano Gidurayi si kure, uzaza ukora utaha. Noneho hari n'igihe yakaza mbesha akambwira ati ko ndi Gidurayi ndataha ntakubonye, akambwira gutya. Ahita ambwira nti ejo nzaza. Nangaga Gidurayi icyo gihe we yaratuye iwe nawe yarabaga icyo gihe yabaga ahantu bita Nkongorode, urahazi. Noneho nkamubaza ntese uza Gidurayi gukora iki? Utuye Nkongorode ukorera mu mujyi, Gidurayi nta muntu uzi nibwo yarakiza muri Kenya. Uza Gidurayi uzi yonde ngo hari umuntu ngo babanaga ngo i Burundi ngo aba yaje gusura. Noneho ariko byari nabyo hari umuhungu novuga muramu we ko agira yashatse mushikiwe yabaga Gidurayi. Noneho yaza Gidurayi akaja gusura abo mu rugo kubera ko yari inshuti na musaza wanjye nari narabahujije. Noneho namaba mu bwo buzima nyine bwo kuzana nta Gidurayi buke nsanga nasubiye mu rugo. Muri make navuga ko ari we wampinduye, niko nuvuga. Aho ngaho murakundana se cyangwa aracyari umuntu muziranye?
urumva twaramenyanye hashize nk'amezi 2 tutadukundana. Noneho novuga ko twakundanye gisirikare. Ndamubwira agaseka ariko twakundanye gisirikare. Dusangiza iyo story. Ni ukuvuga ngo twebwe ntago habaye bya byo gutereta ngo uzaza uravugisha undi. Twakaza duhura nk'uyu munsi yaje nko ku kazi. Kamashira nk'ukwezi tutavuganye kuri telefone. Turi nyine dufata nyine nk'inshuti nyine bisanzwe. Icyo gihe novuga ko urabona ubuzima bw'abakobwa n'abahungu nari ntaramenye urukundo icari cyo cyane. Wenda bya bintu byo kwanga ufite sheri akugura amayinite wenda ubutira telefone ni mama ntiza ibintu nk'ibyo. Icyo gihe nibwo naje guhura n'umugabo wanjye tuba inshuti gutyo twamaranye imyaka hafi 2. Noneho hari kuri anniversary yanjye ngira abo bakobwa nyine inshuti zanjye kubera ko ngewe nta bakobwa b'abanyamurenge benshi nigeze ngira nk'inshuti nagira abakobwa b'abanyarwanda b'inshuti zanjye n'ubu cyane cyane nkunda kugira inshuti z'abanyamurenge kubera ko sinabanye nabo cyane cyangwa se bya bite ni byiza ariko ya nshuti nyine mushobora kwicarana n'amasaha 2 mu nzu ba benshi nyine ni noneho ndababwira nti rero ejo kuri anniversary uramunza ambwira ko mukunda wewe njyewe nyine niwe wamupropose noneho nyiri ko mvuga nzamubwira ko mukunda nawe iri yari kubwira inshuti ze ko azambwira ko ankunda umukobwa w'inshuti yanjye akitinjira ahita avuga ngo uzi ko ngo Chantal gukunda ntarabivuga ngo none se wongeye se mukunda nuko nyine ni iwe ntiyananyicaje ngo ambwira nti ndagukunda akambwira ati ahubwo tugiye kubana. Ndamubwira ni ngiye se nabana no mu Burundi nuko namubwiraga kabwiye se abarundi bagukoreye iki ko nzi ko wakuriye i Burundi uje muri Kenya ejo bundi inshuti zawe nyinshi ari abarundi wangirika abarundi namubwira ni ndabakunda ariko nta murundi nzashaka. Ariko nsubiye inyuma ho gatoya hari igihe cyage cya 2015 urabona abantu bari baharaye masayine cyane sinzi ubunyine ko bakigenda abonye cumva cyane papa yigeze kujya gusenga amasayine ambwira nzashaka amanyamurenge wewe nje aguhanurira se arambwira ati Imana yambwiye ko utazashaka amanyamurenge ubakunde cyangwa ubange. Ndamubwira ati nta munyamurenge nari nshaka isuku byara papa mbyara. Arambwiye se kubera ndabwira nti umunyamurenge nzashaka umunyamurenge nzoza nja mu bitenge naje muri protector tuzaryike. Papa arambwira nti n'umusaza aho atese wowe uza ahantu uzashaka hariho niba ari mu bakire cyane mu bakene uzi ngo abagore bose baza bakora nuko noneho ngiye nkabwira umugabo wanjye sinzashaka mu Burundi ariko ga ntibagiwe ko papa yambwiye ko ntazashaka mu Banyamurenge. N'ubu nyine hari igihe nza nicara nabibwira mama akambwira papa yaramvumye ngo sinzashaka mu Banyamurenge. No kuvuga ngo mba mu bwo buzima noneho nanjye ngira umuntu nkunze iwe yatangiye kumfuhira kwa kundi nyine umuntu mukundana agufuhira tutarabana taranapanga kuzabana bya bintu byo gukundana gusa akamamagara kwa kunza bitabira umuntu mu rusengero wihishe ngo uri mu modoka kuraje niko yahitaga mbaza nta modoka ndi mu rusengero n'igiseremba ngo yango hitusohoka rero numve neza kuko ngo ari mu rusengero aruri ngasohoka hari igihe wenda nashoboraga kumuvuga ngo ukuri mu kavuyo nguri tukama dushwanira icyo kintu gusa ngo ntaza nyizera ibibazo bigahera aho ngaho nuko kubera iki wakekaga ataza kwizera cyangwa se we yakekaga byamuzagamo kutakwizera kubera ko njyewe mbere y'uko tukundana cyangwa se kugira ngo tubane tukiri inshuti namubwiraga nti njyewe ubuzima bwo kubana n'ababyeyi sinobushobora umubyeyi wo kumbuza gukora cyangwa wo kumbuza gukora icyo nshaka sinobushobora kugendera kuri amategeko iyo umuntu ambujije ikintu nshaka nzarumva mpemukiye n'ubu hari nk'igihe
umuntu ashobora kumbwira nkanjye ubana na mama mama akambwira ati ejo nkamubwira nti ejo mfite kujya ahantu ndashaka kuzasiga abana hano akambwira ati reka biriya bintu ntibigukwiriye bireke wenda ngiye nk'ahantu nko mu kira akambwira ati nta mukobwa umwana nawe uzoja mu biro by'abasaza wenda yambwira nk'uko n'urugero nari ntanze gahita numva arampemukiye kumbuza ikintu nashaka gukora n'ubu nikomeza noneho cyangwa na telefone agahita ngo wasubiye mu mujyi nyine ibintu nk'ibyo buriya umuntu ashaka kwizera cyane ntakwizera bivanye n'ukuntu akuzi we yari akuzi rero nk'umuntu utumva niko nabivuga hari ikibazo nashatse kukubaza mbere iriya hirya nanga guhita nkibaza ariko reka ntibaze kubera ko cagiye kigaruka uri umukobwa wakoraga muri salo ubana n'inshuti wenda zimeze uko nguko abakobwa bibana babaye muri ubwo buzima n'abahungu baba muri za kinyozi bantu kukeka kuri uri ikirara wewe ntiwiyumva koko ariko se nta challenge y'abahungu nk'umukobwa uteye gutyo ihita yinjiriramwo abahungu bagatekinga advantage bagashaka kuguprofita muri ubwo buryo ukaba ushobora gukora amanyanga akaba arizo zatuma umugabo atakwizera wenda ibyo ntibyabura kubera inshuti bazavuga ngo yene mbe nta yizirikanye nziza wenda njyewe ukuntu nari wenda nabayeho cyangwa nari meze mwako kanya niba ari ikintu wasuzuguraga ni abahungu mwaje kubana gute rero twaje kubana ukuntu twaje kubana noneho navuga nti umugabo wanjye ni nk'Imana yamuzanye noneho kubera ukuntu nari maze kwiheba inshuti zanjye zose zimaze gushakwa numvaga nshaka gushakwa pe nanjye mba umugore njyewe noneho sinitaga ku ngaruka zo mu rugo cyangwa se kwa ko nshatwe nkiri umwana cyangwa ibintu nk'ibyo kandi wari ufite umugabo mukunda no ushaka kugushaka ntiwemere ni nkaho ntari mbizi nyine gushaka ko nshaka kubera ko nyine umugabo wawe ntujye umumenya ariko nakaza namubwira nti wowe n'ubundi turakundanye ejo bundi uzagenda nshaka amanyamurenge iyo nshaka kumurakaza namubwira nzoshaka kumuhungu umunyabyinshi akamarakara yigeze no kungura telefone arayitwara arayisubiza ngo namubwira nzoshaka kumuhungu umunyabyinshi noneho akorana n'umuhungu umunyabyinshi w'umunyamurenge agabwira ese basi niwe uzagushaka wese niwe umunyabyinshi wanyura muri Kenya nuko nta fere mwagiranaga se n'umuhungu umunyabyinshi nta muhungu umunyabyinshi yigeze anatungana nimero ze ariko gusa nkamubwira nzoshaka kumuhungu umunyabyinshi njye nta muntu uzonshaka Gabi nta kwezi kwashize nahise mbana nawe noneho twese dusubira kuba mu mujyi mw'iyo quartier nabagamo ahita ambwira ati wowe kugira ngo uhinduke ngiye kujyana muri ya quartier wabagamo nunananira nzakuvuna amaguru mbese agushake noneho turashakana njyewe impamvu nakubwiye nakundanye n'umugabo wanjye gisirikare yarakubomboye cyangwa mwakoze ubukwe yarambomboye hari ku cyumweru umugoroba icyo gihe nari maze gana kuja no muri korari twambaye uniform muri korari namanjana nyine niyo kanzu y'uniform ndagenda nuko nagiye ugeza no yese cyangwa mwari mwabyumvikanye mufite igihe mugomba kugenda noneho twari twumvikanye ko turi bushakane wenda turi bubomboke kuwa kane noneho kuwa kane uwo munsi sinibuki akantu kabaye ndamubwiye se ko utaje kuntora byagenze gute arambwira ati oya nzaza ku cyumweru ndamubwiye se ku cyumweru ntuzi ko nzaja dufite igiterane ngo nyine muri icyo giterane nibwo nzayitanze njyewe narabombotse mbwira nsohora papa mu rusengero aho naramusoye mu rusengero ndamubwira ni arambwira se ko sohotse kare
ndamubwira nti hari ahantu ngiye batarabaye indirimbo ya kabiri hari ahantu ngiye uri kwa kara kauba k'umutuku niko kantwaye ugiye hehe se hari ahantu waravuze ko ndamubwira nti ndagiye kandi sinzi ko ngaruka uri kubwira iso papa mbyara na mama sinamubwiye na murumuna nta n'inshuti yanjye nigeze mbwira ko ngiye kubomboka nuko ndagenda tindagiye naragiye mu rugo mpakinga imyenda yanjye yose amenya kubombotse se cyangwe narambwiye gusa iri y'umutuku iriya irihagaze ahantu hitwa Chamos abantu bazi Chamos barahazi nambwiye ntirawe ubaye umutuku iriya n'intwaye none gasinzi ko ngaruka papa yizagira ibyirezi mu maso nyine yavuze gute kubera ama emotion nta kintu kimwe yavuze yahise avuga ngo sawa ngo genda ngo ariko ngo mpamagare ku kiniga cinshi nyine mitambo ni nkaho yarabizi ahita asubira mu rusengero tiyaruha kubaza aho ugiye ntiyambaza aho ngiye noneho mama arantelefona nko mu masaha yine z'ijoro uwo munsi nyine ku cyumweru wagiye nagiye icyo gihe twari tunafite n'akavuyo ko kuvuga nyine wanagiye utangira nyine urwo rushasha none ngo ni mu wanje ntari kubyizera ahandi nkumva nataha mbona mama arampamagaye sinamwitaba irya kabiri sinamwitaba antelefonesha nimero ya musaza wanjye kubera ko musaza wanjye icyo gihe yari ari mu cyaro ngira ngo niwe kumbe yatashe mama arambwira none akunda kunyita mu muzungu mu muzungu nguriye ndamubwiye se kubera iki nguriye nyine ngo amasaha atarata ndabwira nti hari ahantu nagiye kandi singaruka nguko ngo wamubona nyine ngo ubomboke nuko nyine yahise ambwira nama nkupa telefone ndagenda hejuru ku igorofa ndavuga se ibi bintu nzabivamo ntahagaze hejuru n'ukuri kwimana nk'iminota nka 30 hejuru y'inzu navuye ntari ikoti na telefone ndasohoka umugabo ari he mbari mu nzu n'inshuti ze none iyo babona ukuntu nsohotse simvuze ndasa n'urakaye arambwiye sugiye ndabwira ndatashe warasaze ndamubwira nti ndatashe mama yasaze ahita afata telefone yanjye ashyiramo karite simu nshasha afata ya karite simu nari mfite ayishyira mu gatelefone gato yagiraga ayicurika muri ako gatelefone ni ukuvuga ngo guhera ubwo nyine nabise mbona ko ibintu bihinduye isura umugabo uri muri mariage utakiri wa wundi wa muntu wazereraga wa wundi wari umeze kuriya kose wadusobanuriye urugo warusanze gute wahuriyemo n'izihe challenge zishaka kukwigisha kugira ngo zikugire wewe uyu turi kumwe uyu munsi hano okay urugo ni ikintu kigoye navuga se hari abantu bazaba bakunda kuvuga ngo urugo ngo ruzarugora ngo iyo ngo nawe ngo utabishizemo ubwenge cyangwa se ngo utabyitayeho cyane ariko urugo ruragoye none nk'umuntu nkanje wari uvuye mu buzima wenda nk'aho kubwo kwitegeka none nkaja papa wenda yananiye nkamubwira nti papa mbabarira basi ngende uyu munsi ariko sinzongera ariko umugabo aza kureba gusa kwamenye nshavuze noneho menyera kuba mu buzima nk'ubwo bwo kuvuga nti umugabo natagasanga simpari ni ibibazo nuko umugabo natagasanga sinakoze iki nabwo ni ibibazo nyine mba mu buzima nk'ubwo ngubwo nyine bwo gutangira kumenyera urugo biba bigoye cyane kugira ngo umenyere ariko nabwo hamwe n'Imana kubera ko n'ubu ngubu wenda n'abantu bankurikiye n'abanyamurenge b'inshuti zanjye cyangwa abaturanyi bazambwira sinzi ukuntu nashatswe ndabyara abana babiri wewe
hari n'ibintu byinshi ngenda mpura nabyo muri famiye wenda byaranasakuje cyane ku bintu byo kutumvikana n'umugabo kubera ko umugabo wanjye akora akazi k'abagore nyine urumva acuruza ibintu by'abagore cyangwa se akora ibintu by'abagore wenda abakiriya be cyane ni abagore ni wowe umugabo ashaka kuza iyo waje gutera ikintu runaka cyangwa ashaka guhamagara umugabo wawe saa 11 saa 12 ni ngwino ufungure ndashaka gutera ikintu runaka ugatuza kweri wowe ntubakubite ntugese none ko aribo babanzanya amafaranga atuma mbayeho neza ninaratuje nyine ndi umumama ndashima Imana abantu ngo byarashakuje bisakuza gute kubera iki noneho hari igihe navuga ni nk'ubuyobe cyangwa se nka satani nigeze gufatira umugabo wanjye mu makosa se bwa mbere mbivuze ni ibintu bisanzwe kubera ko sinareka kubivuga kubera ko ni ikintu yahindutse ndabibona cyangwa se yaretse ntaramubonaho ntaranabyumva n'ahandi ngiye nigeze gufata umugabo wanjye nshinye magabe kandi hari igihe ushobora gufatira umuntu mu makosa bivanye n'ukuntu yikanze akisobanura ukabona ibintu ari kwisobanuramo ni amafuti ariko ukuntu umugabo wanjye yisobanuye naramwumvishije umufatira he mu cyumba cyanjye mu rugo iwawe mu rugo urumva mpita mbyakira kubera ko bivanye n'ukuntu yisobanuye mw'uwo mwanya noneho hari ukuntu umuntu ashobora guca inyuma wenda abantu bari kudukurikira babyumve neza nta mutima mubi mbifitemo hari igihe umuntu ashaka guca inyuma akaguca inyuma mu muntu utazi cyangwa se ntumufate hakaba n'umuntu kuguca inyuma ku muntu uzi w'inshuti yawe noneho bafata uwo muntu n'umugabo wawe ibyo bintu bikagora kwakira bivanye n'ukuntu muziranye cyangwa se bivanye n'ukuntu nyine mubanye mu rugo rugubizi dusangize story yawe kuri wewe ukikora utanze urwo rugero wewe ni gute njyewe ukuntu nabyakiriye siko soko warubajije mbese n'uwo muntu nimba yari inshuti yawe nyine cyangwa ari umuntu utazi noneho nanjye nibyo narindi kuvuga umuntu aguciye inyuma ku muntu utazi wenda uvuga ati uwo muntu simuzi shaka kubimenya reka cyangwa umuntu akazakubwira ntayo umugabo wawe yaguciye inyuma nandese ngo n'undi mugabo uwuhese nyine nawe ntumuzi ugasa n'umuntu utashaka no kubimenya natakamubwira ntiye ibintu n'uri kumva warabikoze ariko ngiye sinabyumvishije nta muntu waje ngo abimbwire naramwiboneye gutya ndinjira gutya n'amaso ndababona gutya noneho ngiye umugabo wanjye yanciye inyuma ndanamubabarira ku muntu tuvukana nk'umufamiliye muvukana tuvukana wawe umuntu tuvukana muri famiye ndabyihanganira nyine biba bigoye guhita nyine ngo uhite ugira muri ico nyine muri iyo situation ngo ubone ukuntu uhita uyitwaramo ariko ni ibintu byangoye kubyakira hari n'igihe yatendaga gutaha ngahita mvuga ntiyo ndari kumwe n'uwo mugore ariko agahita mbwira ibyo bintu ukabitekereza byararangiye hano hanze wenda reka mbivugire muri rusange sinanje njenyine dufite ikintu cy'igipepo cyaduteye mu bagore umugore tuvuge se cyangwa se n'umukobwa ugakurira iwanyu wenda muri nk'abakene mutishoboye ukibaza ko wenda ubwo bukira uzabukora ku wundi muntu cyangwa ngo kubera ko ngo wakoresheje umubiri wawe cyangwa se mu nzira itariyo ubwo bukire nkunda kubibwira abantu benshi ubu bukire njyewe ntakiriye kwa papa na mama umugabo wanjye ntiyobukiza ntamwihanganiye ubwo bukere nihanganiye kwa mama ntabwihanganiye ku mugabo wanje ntaho gahande no bwihanganira nze babwihanganira he nese amafaranga ntabayemo ubuzima ntabayemo kwa mama ntarimo ku mugabo wanje undi mugabo niwe uzabonkiza umugabo akaja kuryamana n'umugabo utaruwe umugore akajya kuryamana n'umugabo utaruwe ngo amuhe igishoro cyo kuja gucuruza ibitenge
reba no kunguka abagore asigaye bacuruza ibitenge umugabo ugora ugasanga karisuzuguza ku muntu ku kantu gatari k'umugabo ngo ni umutayeri ngo amudodere njyewe icyo kintu naravuze ati njyewe kuvuga ngo niyandagaze ku bintu byo kuvuga ngo undodere igitenge ku busa kugira ngo njyewe ngo wenda batugire ibyo dukora njye nawe kugira ngo undodere Imana izandinde icyo kintu baza babikora se kugira ngo babadodere ndabaza abagore benshi babikora bakora kandi maze kubacaha barenga 3 hagenewe bazambwira ntuzogira hari uwona njye nabwiye nashaka nabibona njye simbyitayo bingapfa kuba narabimubwiye kandi nababizi ko nabimubwiye singiye kumugambira nase namuvuga ndabwiye ntewe niwe muri gidorari umugore ufite umugabo mwiza uzukuraho imbaraga zo kuja gukora ibintu numvishije arambwira ngo se ngo ayo makuru yakuye ndabwiye ntawe yabwiwe n'umuntu wagufashe umugabo ari mu cyaro karakwishyurira inzu kashira abana ishuri karakugaburira ariko irari gusa ngo kuraja njyago ngo njyewe njye kuryamana n'umuntu ngo ariho ndodera igitenge cyangwa ngo ariho ngo angurire inkweto cyangwa ngo ansukishe ahubwo nozaza ry'ibishimbo nta mata n'ubugari gasagura 50 ku kwezi nkaba nagejeje igihumbi cyo kudodesha hano turi se muri Kenya ubwo buzima uhaye uvuga abantu baburimo babubamo cyane hano muri Kenya noneho ho niho wenda navuga niho nabaye urukweto no kuri kumara gatumuca umugabo wawe inyuma ngo bagusuke cyangwa banagusokoze cyangwa ukaja kuryama n'umuhungu ukora muri saro ngo ukore mu mutwe kandi ugasohoka mu nzu ukaja muko cyangwa ukaja gusenga ngo urasa neza anyway twigarukire kidogo wabigenje gute ukimara kubona umugabo muri iyo situation wabyakiriye gute wari actinze gute wewe kabe nawe urabyumva nyine ukuntu wakwitwara icyo gihe ntabwe ngo wowe ugifite niko njyewe ndabivuga nyine sindi kuvuga ngo ntabwe ngo wowe ugifite kubera ko sindi kuvuga ngo wenda ngo bimbaye ni ibintu byambayeho nataye nk'ubwenge mba nka paralize mba nk'ikintu nyine sinzi ukuntu nabivuga nyine nahise ndeba gusa ndumirwa umutima ureka gutera namagarara gusa ndikanga noneho abantu baza bambwira kenshi ngo ntiwanamutera ngo ni icuma basi ndageze mutera icuma kubera iki umugabo wanjye twabanye yanciye inyuma mu nzu ndamufata nari kuja gutaho umugore w'abandi ibyaha mukubita namukomeza ngaje no gufungirwa ubusa uko iwe yizanye mu rugo iwanje nuko njyewe ndamwumva uwo mugore n'ubu ngubu ahantu hari twaduhura n'ubwo bari kuri moto aha yihuta bingana iki azagarika umumotari akansuhuza kandi tugasuzanya neza cyane ubwo ni muri aho mamudo cyane kubera ko hari igihe hari umugore natumye Gabi ndamubwira ntigenda umubaze impamvu biriya bintu yabikoze arangije aramusubiza ngo nawe ngo ntabizi ndabwira niba niyinga ku munsi wa Pasaka utaye abantu mu ikanisa hari ku cyumweru kuri Pasaka twagiye gusenga nari mvuye gusenga saa 7 dusohotse noneho ni nkaho nukuvuga si ibintu byabaye ngo barahwe hari igihe dushobora gufatirwa mu cahange nawe ariko tugasanga ni ibintu byikoze tutanabipanze tutanabishize zabereye aho mwahuriye ariko ni ibintu byapanzwe arambwira ati numva gusenga umbwire duhurira ahantu nguhe ibintu nagiye guhaha njyewe ndatinda kuza cyangwa se ubuteka ndaza nyuma wahishije buriya ni sone dusohoka ndakubwira bari bagiye kubwiriza cyagiye nyine arantelefone yani nta ndakubwira none njyewe mpita mvuga nti hakora ngo mubwire
yirigwaza nagiye se kubanza gutekera kwa mama kugira ngo nsigaye abana baryega kare nje gusiga abana tuje gutaramaga muri Pasaka kwa kundi muzamuhora mwese ku mugoroba makanisa yose nje gukaranga imboga kwa mama ndangije abana bararya urumva bari bamaze kurya kwa mama bararyama nari mfite umwana w'amezi 6 abana baryamye ndabagareka nirukankega mu rugo njega gutekera n'abana seze mu rugo sena mu telefone urumva ko umuntu yari yampamagaye kare ambwira ngo mu telefone kugira ngo amenye kuje none giba yara ukuntu nza mbitekereza nza mutegeza ko ni nka yambwiye nti wowe nuva gusa ngo mpamagare kugira ngo wenda babe basohotse niko nabigenza ko ariko n'ubu nyine nza mbisubiramo cyane cyane mu rugo mbwira iyo mujana andi hano basi nuko uwo munsi sina mu telefone agandagenda nukuri ko Imana hari yakinze n'icuma gusa munzu nje muri toilette ndavoma amazi amajerekani ndayuzuza nkubitirido gicumba umugore niwe wambonye mbere ahubwo bwarakiyakiza nk'iminsi nk'itatu nambwiye se wa munsi ninjiye narakinguye icuma ndakingura toilette ntimwaza munyumva ni nk'umunsi wa Satani uwo ni umunsi mubi nabonye mu buzima bwanje kuva nabaho umutima warandiye ijoro ryose umugabo gahise asohoka ntiyagaruka atajya kurara mu kazi bukeye mu gitondo ntiyaza amasasa bambana arinjiye hari kuwa mbere sinamubwira se bira bintu ko babikoze uriya muntu byagenze gute ahubwo nko amasaha 10 yahise azana n'umuhungu w'inshuti ye ahita amubwira uwo mugabo akunda kunyita ngo hango tambwira ngo namenye ngo byabaye ngo ariko ngo naho ngo ntiyagira ngo tubibwira na mukecuru ngo wamubireka gusa ndamubwira nti nukuri nta muntu n'umwe mbibwira bira ibintu byarangiriye hariya nyine ahubwo nanje mumfate ko ntanabibonye niyo byaba byiza ikintu tugiye gukora kira cumba tugiye gusora buri kimwe cyose kirimo ngiye kubitwika tegereza base mbona amafaranga uzabone kubitwika ndamubwira nti ngiye kubitwika mbona ntari kunyumva ndamubwira nti rero ikintu ugiye gukora ugiye ngiye gutegereza ndakwemereye bizagere ku cyumweru bino bintu wabihinduye kwa uwo munsi ndabyibuka hari nko kuwa 4 kuwa 5 ku cyumweru hataragera yarasohotse kwa kundi asohotse ngira ngo yari ataranagera no ku kazi mpita nsohora matera kuri peterole nanaguza akacupa nk'aka ka peterole mena kuri matera abona matera ukuntu izishe ndayitwika ni matera nyine iyo nyine nasanze yaraguze tumaze gushaka ni 6x6 ndayitwika neza nyine igipangara mu telefone umugore wawe yasaze ngo ino rebe niki cyabaye ngo nacoma matress arangane ira matera twakunda gutwitse ndabwiye ni wowe ukunda matera ngiye gutwika n'igitanda none igitanda nagihaye bano bana hari abana bazagenda batora ibintu bacokora naragenda kimba ndababwira nti mugifungure neza mugitware nuko uwo munsi ngabarara ku kazi ndara ku matora y'umukobwa wanjye ndababwira nti ino matera nzayirara kuzogeza igihe nyine nzibona amafaranga nkagura matera sanje yitwitse nzayigurira yaraye ku kazi iminsi 2 none iyo yagize amakosa wenda yo kontinyuma arongera kandi agira amakosa yo kutanyumva yumva ikintu nshaka nabwiye ngiye nanga umuntu mbuze ikintu nshaka nuko arangije yamaze iminsi 2 arara ku kazi arazanye indi matera
nuko ubuzima burakomeza. Njyewe narabibwiye abantu bajya bareba ibiganiro byanjye cyangwa se abantu wenda bakurikirana abagore nk'abagore bagenzi banje wenda baba bankurikirana. Njyewe sinatandukana n'umugabo ngo yanciye inyuma. Twotandukana n'ibindi akambwira nti singa ushaka so kugenda no genda nawe yanciye inyuma habe nubwo nyine nasura nkamufata nzamubwira. Nariko twebwe ikintu kitwisha abagore twishwa no kuvuga ati ukama wizera umugabo wawe cyane ukavuga nti ngo njyewe ngo umugabo wanjye ngo ntiyanci inyuma ngo umugabo ngo yaguca inyuma ngo ukongera ngo ukabana nawe ngo ubuzima bugakomeza bukabana nawe. Ngo hari umukecuru wigeze kumbwira yonci inyuma twotandukana. Hari umukecuru wigeze kumbwira atari wo hano muri Kenya bwo Burundi ara telefone arambwira ati wowe ubwo wanze kuva ko Murundi azakwanduza sida. Ndabwira nti nanjye ntazanyanduza kandi nayo nyanduza nzoyihanganira. Umugabo wanjye abarabyumvishije arambwira ngo se ngo ibyo bintu ngo wabibwiye ndambwira nta muntu abibwira umugore ni wabibwiye runaka abibwira mama hashize umwaka mama atazi icyo kintu. Yabibwiwe nawe yagiye mu bitengara amagambye ati mu izina rya Yesu yego warakuze niryo jambo mama yambwiye. Ndabwira ati none se ndakura nayo kuza nkakurira mu maso ngo ibintu n'ibi ngibi byabaye. None ikintu nayo nkubwiye abagore twibeshaho umugore yaza akambwira Chantal njyewe umugabo wanjye ntiyanca inyuma ntiyanabikora yanabikoze n'ubimenya. Umugabo waza ntereta birashoboka. Umugabo waza ntereta ambwira nti wazambabariye ko nza ngushaka ko nkwifuza wamara ukaza ukambwira nti umugabo ntiyaguca inyuma. Usanze twararyamanye umbwira ngo ntiyaguca inyuma. Narababwira abagabo benshi hano hanze 80% gabi baca abagore babinyuma nuko batarabafata. Nukuri ariko uzi ejo bundi hari umuntu waza ubwiriza mu rusengero aratubwira ngibaze ngo nk'umugore ngo akamahaguruka gusa ngo akamagenda ngo kamuhita umugabo wundi ngo umugore ngo shire. Ubu nyine ibintu bihari no kuvuga ngo umugore ibintu biri hano hanze tuzi nk'abagore nkamanza nkamubwira nkeneye ko uzambyarira umwana mbana n'umugabo ubana n'umugore. Ibintu biri hano hanze biteye ubwoba ukamusaba umugore areza umwana ngo warunaka abana n'umugore agaba mu abutunza gatoka abagore waruvuze ngo abagabo 80% baca abagore inyuma naho abagore abagore nabo bazabikora pe ariko buriya biragoye umugabo ko amavuga ngo umugore we yamuciye inyuma biragoye pe byo ni ibintu nzi ko bigoye. Kubera iki? Kubera ko ntiwovugaga ngo umugore ngo yaguciye inyuma ngo wamubisakuza cyane cyane twe bitubaho nkatwe abagore. Kubera ko umuntu aturusha no kwihangana niko ngemba mbibona niko mbifata niko nizera. Umugabo ntiyahita asakuza ngo namuciye inyuma nyine nabikora bikamugumamo cyaka bibwira umuntu umwe nango byamaze kuza nkuko nosakuza umugabo wanjye yanciye inyuma ndakeka ko abagabo ni bake wenda basakuza ibintu nk'ibyo. Ariko nyine ntibivuze ngo nabo ntibaza babikora. Nze abagore benshi bazaja mu cyaro bagashakwa kubera kuri haroje ya 200 yo kuraramo wagiye mu cyaro gucuruza ntiwishure roje ya 200 ukamuja kuba mu nzu y'umusore w'umunyakenya cyangwa se wenda ubundi bwoko ukazaza vayo usize umugore n'abana umugabo n'abana. Abo bagore barahari benshi turabazi. Oya urabazi cyangwa ni amakuru? Njyewe ndabazi. Njyara umugabo wigeze kundegera iwe nta mugore agifite. Nta mugore ugifite? Umugore mwabyaranye abana bane yagiye hese ngo afite umugabo mu cyaro. Waramubonye se ngo nta kintu telefone itanyeretse. Uretse n'uwo nguwo ni benshi tuzi cyane. None umutima wo kuvuga ngo ubabarira umugabo waguciye inyuma wabonye n'amaso wenyine wawugize gute? Abantu benshi akunda kumbaza ico kibazo kandi urakoze cyane kumbaza ico kibazo kubera ko wenda
nta munyamakuru igeze mbaza ikibazo nk'icyo mu bantu nyine twakora njyewe ikintu cya mbere natekereje sinatekereje ku nyungu zanjye ngo ngiye gusubira mu rugo cyangwa natekereje ku bana banjye mfite abana babiri ndi umuntu ndi umwana mutoya wakorera abana banjye nkabatunga cyangwa se nkajya kuba kwa mama gasubira nyine mu rugo uretse abana bagora mu gutandukana n'abagabo bakajya ngo kwikodeshereza inzu bafite ababyeyi cyangwa bafite abantu ntibaba muri famiye njye naratekereje abana banjye mfate umugabo ntiyanyirukanye ngo yanciye inyuma mfate ibintu mpambire ngo ndagiye abana banjye bazabaho gute noneho nsubiye inyuma gato y'icyo gihe maze gutaha maze kurara mu rugo inshuro 2 umukobwa wanjye yarambajije ngo mami ngo tutarudi ku baba nameze ko bereke ngo si umelia uko nambwira nti turagiye kandi dusubiye kandi sinzasubira kurira ngende umuntu amarira yanje abaha ndandizwa ubusa ariko umugabo yanciye inyuma ndababara senarira ndamubabarira kandi se twicanye ndamubwira nti ikintu wakoze ndakubabariye ntabyo namubwiye nti ubifate nkaho bitabaye bitigeze binaba ubifate ko wanabikoze nta nakubonye nuko ndanamubwira nti kugira ngo ntibinasakuze cyangwa ntagire n'ubimenye nawe wamabyigumamo ntani imbabazi zabishaka gusa nyine ntiwonsaba imbabazi kubera ko namaze kukubwira nti tubyibagirwe ntibyabayeho sinabishaka nuko noneho hari ikintu tuza twitwaza nk'abagore ukavuga nzaza ngenda gute mu muhanda mbana n'umugabo wanjye yaryamanye n'umugore cyangwa se ntiyaba ari umugabo wiwe umugabo wiwe ntiyaba wenda adahari umugabo wanjye akaza wenda nko kurya saa sita cyangwa se akambwira ngo agiye kurara mu kazi ari yagiye kurara ibyo bitekerezo nk'ibyo ntibyabura hari igihe atendaga gutaha umutima ukandya nkumva ngiye gusara njyewe kamere niziho wenda niba nzahinduka bizaza ariko sinzi ko bizambaho kubera ko bitambaye imyaka yose maze mbana n'umugabo sinzi amamagara umugabo ambwira ko watenze gutahuriye ntibirambaho n'umunsi n'umwe wenda twari turi kumwe nzamubwire se wayisuje akambwira ndaje ngo mutabe bamubwire nti ko watenze mu kazi uraza cyangwa ntuza cyangwa mubwire nti bimeze bite uracyari amasaha ntibirambaho n'umunsi n'umwe gabi ntibirambaho sinona wenda ndeka mvuge ko bitazanabaho ngo mubwire ngo uri hehe ngo ibiki reka icyo gihe nize maze gufatira umugabo wanjye mu kintu nk'icyo nize kwihangana niga kubika ibanga kugeza numva niki yagusobanuriye wavuze ngo yaragusobanuriye urabyumva cabimuteye cyangwa camukoresheje kubikora ibyo kubera impamvu z'umutekano wanjye ni ibanga sawa gusa ndabyemeye cya kabiri nihe nama woha umugore uri muri same situation waciye mu kibazo nk'icyo ngicyo niki cyagufashije kubivamwo nihe nama wo muha iwugukurikiye uyu mwanya ikintu nagira buriya cyane cyane hari igihe ufatiye umugabo mu cyaha nk'icyo biba bikugoye kumwizera ariko icyo kintu nabwira abagore ni ukuvuga ngo ikintu ngenda ko bumva cyane abagore twebwe ubwoko bwacu bwanyu murenge twanga abantu batubwiza ukuri mw'abagore mwe muzaza bamenya ko umugabo wawe yo kubwira nti arikanza n'imboga akagenda agasambana akagaruka ni ukuri kw'Imana kubera ko abagabo n'abantu bagira intege nke njye nta kintu nza ntinya kuvuga kuko ni ibintu bibaho tuzi bibaho mu buzima cyangwa mu bantu umugabo wawe arashobora kukubwira ati arika ndacenza n'imboga akamaja muri hoteli n'undi mukobwa akaza akakuzana imboga ugakaranga akarya cyangwa agasohoka kwa kundi kuri telefone usohoka wenda akavuyo k'abana ukaja kwitabira hanze umugabo yojana n'umugore akagaruka nta mugabo utazuca umugore w'inyuma wenda barahari ejo bundi se nabonye n'abarevera ubu nyine n'abarevera ukamwumva ngo umurevera yaciye umukecuru wiwe inyuma uri kumva hananiza n'abarevera bose ga n'abantu
nta muntu uza wifuza kwinosa nta mugore ubu nyine ukimbwira umugabo ntaza mucinyuma ngo mwumve wenda suga ngo ndasaze ngo kubera ko ngo ndabivuza kubera ko ngo ngiye umugabo ngiye abinkoreye n'abagabo bazari bakino kiganiro turabazi ko muza mwikora ko tarabafata rero kugira ngo iyo situation yitwaremo neza umaze gufatana umugabo muri ico kibazo uza abanyakenya bavuga ngo kugita mu kutana uza ugenda ugakora akanama kawe we nyine n'umutima wawe ukoga ni mana we umugabo wanje ko yakoze bino niki cyayo muteye ico kintu kacibaza cyambere icya kabiri ukiga kumwizera nubwo bitaba biri ngombwa ukamwizera umugabo arashaka kukubwira ati hari ahantu ndi niwo mukwa mubazaga ngo hehe yoga ngo arandi ari muri hoteli n'undi mugore ukiga kumwizera nubwo nyine byaba bigoye ukamwizera yakubwira ati ndaje yakubwira ati minota 10 ndaje amara amasaha 3 ukapfa kumwizera nyine uko hari igihe njyewe hari umuntu wigeze kungira inama arambwira ngo kubana n'umugabo ngo uzufata ngo n'amakosa yakoze ukayishiraho ico kintu nakimenyeje ngo ndemzaye kabiri umugabo yakora amakosa ukamuyishiraho nubwo nyine byaba bigoye ukamupfa nyine kubipfundikanya bikabaho noneho njyewe na arige nyine umukobwa arige navugaga njyewe umugabo ntiyansozugura ngo nceceke tunabana naramubwiye sorry naramubwiye nti nitubana uzirinde ikintu kimwe cyonyine ko nkubita no nkubita nzataka nze nzagusezera ngo se ngo nzagukubita ngo wakoze iki ngo we ngo waritse gukora amakosa agira se nkagukubita kandi njyewe nakoze nta mugabo mbona ukubita umugore ariko ukumva ngo barundi niko navuga ko ariko nje nabanya wenda ndabazi cyane ubu nyene ukumva nk'umurundi ngo aza kubita umugore mu gitondo saa 6 n'ijoro nje nari mbizi ko bazankubita nagiye mbizi noneho waza umutera ubwoba ati nunkoraho nzagenda ndamubwira n'amakosa nzakora nunyicaza ukanganiriza simbyumve uzareke se nduzaba ndi wo kumva niki watekereje cyangwa se abantu bamaze kuvuga ibi byabaye byagenze gute tumaze kuvuga byahinduye iki ku buzima bwawe kuko umva ibyo byabaye ko mugabo yancyenyuma abantu bagira iyo bumvishe nk'history yawe ntaco bikwafectaho niki bihindura ku buzima bw'urugo rwawe urabona abantu bavuga amakuru ashaje ashaje kandi abantu batazi kuvuga niho bamenyera bavuga ibintu byashaje byavuye kuri hit nzambabwira hari ikiganiro nakoranye na Eriko ndababwira nti abantu bazi kuvugwa neza uza wicara ukamenya noza nkubwira nti yewe runaka yibye utanamenya ngo yanibye iki yibye he ukamuja kubibwira nawe wonde ngo runaka yibye ikise ngo sindabimenya neza ayo makuru abapfuye aho narimbikuye njyewe kugira ngo abantu bamenye ko umugabo wanjye yanciye inyuma babimenye hashize umwaka nyine sinobyibagirwa nyine ngiye ariko sinari nkinabishira no muri mind zanjye mvuge ngo yanci narabyibagiwe ngo yewe umugabo ngo yaheruka guca inyuma mwayakuye ngo ni runaka wabimbwiye birasakara noneho bamwe bakavuga ngo ninjye wamuciye inyuma abandi bakavuga ngo niwe kubwira ngo ibyo bintu byose mbicecekesha nagenda babwira ngewe nta muntu wanciye inyuma nzi yabikoreye ngo kandi warabafashe ngewe ntabyo ico gihe nari mfite imishinga ndi kwirukamo ico gihe muri bino nyene bya UN hashira nk'icumweru nza ndushe ngahita ryama abantu baravuga ngo nsigaye ngira isoni ngo zo gusohoka gukora ko umugabo ngo yanciye inyuma ndagane ngiye icyo kintu si cyonera stress uzi ko hari abantu tuvukana babimenye baza mu rugo byarabaye se cyangwa n'amakuru y'abantu ntituvana tatubwiye uwo mugore
turabizi ko muvukana numvise n'amakuru ndabese umuntu ababwiye amakuru yo ndababwiye uwo ari we nuko sinigeze mvuga uwo ari we n'ubu ngubu sinamuvuga niwe wagiye wenyine yitaranga avuga ngo nzamukubita ngo nzagira gute aranimuka muri quartier yaje ahandi kubera ko nanzi nakubwiye ntushobora kubaha umuntu nabwiye ushobora kubaha umuntu cyangwa ukamusuzugura bivanye n'ukuntu umubonye muri ako kanya arimuka agenda avuga ngo nzamukubita ngo se ngo abantu ngo duturanye ngo bazamva mvuga gute ngo nzamwica ndabwira njye nta kibazo dufitanye tuzatuvugana nigeze no kumutera ikintu ndi kumugerageza nigeze kino kanzanye ko ndazayimpaye uwo munsi yahise ayiha umwana arayinzanira ndangije nambara iyo kanzu ngiye ahantu mu bukwe mubyara ahita ambwira ngo wambaye ikanzu ya mukeba wawe yibaza umuntu tuvukana kumbwira ijambo nk'iri biba bigoye kuba mu kintu nk'icyo noneho umuntu muhora muhura nange tuba tugiye nko ku isoko tugahura cyangwa se nakubwiye ko umugabo wanjye akora ibintu by'abagore ukabona aramutelefone kandi wa wundi nakubwiye nti ushaka kubaka urugo ngiye ikintu namaze kwiga mu rugo kwizera umuntu kuriya kwizera nsanze biza binesha ibintu byose mu rugo ni ukuvuga ngo ngewe nubwo bambwira umunyine ngo yishe umuntu ntabyiboneye ntabyo nakwemera kubera ko icyo kintu cyatumye mumenya ikintu yakoze n'icyo atakoze navuga ni nkabwo nyine nanjye namenye umuntu tubana uwo ari we kubera ko n'ubu nyine bambwiye ngo yabikoze ntibyaba bikimbabaje kubera ko navuga nti namwita nyine kandi bya bintu byongeye kuba cyangwa se nongeye kubyumva ariko ibintu numvishe biragoye ko nosubira kubimubwira nabyumvishe ntamufashe sinabi nabimubwiye urakoze cyane reka tugane ku musozo abantu bakurikiye Afrimedia mwari mukurikiye ikiganiro ndabashimiye cyane gukurikira ikiganiro kirekire gutya mukagera aha ngaha tugeze mu by'ukuri birimo amasomo menshi by'umwihariko ku bashakanye ku bagore n'abagabo babana reka ngushimire nawe kubwo inama nyinshi kandi harimo akantu kamwe yavuze kandi nawe ukabike ngo wizere nubwo bitari ngombwa bazayizera abantu nubwo uwo bashakanye ngo nubwo bitari ngombwa ariko abo kwizerwa mukomeze mwizerwe mureke kuja gukora bene ayo mahano kugira ngo mureke kubabaza imitima y'ababakunda rero tanga inama yawe ijambo rya nyuma kugira ngo dusoze ikiganiro ubundi abari badukurikiye Imana ikomeze kubarinda kandi ibagenera ibibakwiye mwibuke gukora subscribe duhitinge 100,000 njyewe inama natanga nari ikintu nkunda kuvuga njyewe ibintu by'urugo simbirambyemo cyane umva ndafite abana babiri hari abafite 7 hari abafite 6 wenda nabo hari izindi mbogamizi bagiye bahura nazo mu rugo batavuga cyangwa se bagahenda baganiriza abandi bantu ariko njyewe ikintu navuga twizera abagabo bacu n'abagabo bacu nabo batwizere kandi bakiraho n'akantu ko guhinduka sinovugaga nk'umugabo wanje bunyine njye ndamwizeye 100%. Niyo mpamvu nakubwiye ntibambwiye ko yishe n'umuntu nabimubabarira kubera ko mwizeye nabonye ko yanahindutse iyo adahinduka gasinaye kuba mwizeye aka kanya kugira ngo tubizere neza mwabagabo mwe namwe mwabagore mwe nishira mu rugero rw'abantu ko abantu banyumve kugira ngo nkwizere cyangwa se wowe unyizere ugomba guhinduka kora kudahindutse se no kwizera bado navuga unatinza gutaha cyangwa se utenza no kunyitaba naga ntiyasubiye muri ya mico ye rero uwamaze guhinduka nta kuntu no gushinja ibintu utakoze koze cyane ndagushimiye kandi namwe mwari mudukurikiye ndabashimiye mwari kumwe na Director Gaby naho ubutaha